sheri ndagukunda. oya wisubiramo nyine umuterete nyine abibone. Sheri ndagukunda. Nawe urankunda? Murakoze cyane. Ko nawe urankunda? Yego. None se unkundiye iki ukuntu kundeba unkundiye iki? Okay, ndabona uri umugabo washobora gufata ishinga. Mbona none se numva tuzaba hehe? Byaterwa naho waba ufitiye ubushobozi. Turajya kuba i Kigali uzahemera? Nta kibazo se nakanga mu murwa ntabwo nahanga. Ariko njye na modoka afite ndi umukene nimuzamere ubukene bwanjye shimbije. Nta modoka ufite ariko ntekereza ko kubaho bidasobanuye imodoka. Ntaribi. none se si ukukubeshya uyu mukobwa namuzanye wana muravanga mubyujuje icyo dushaka ni uguhita tubapangira ubukwe urabyumva ute? Muhe mikoro nta kibazo ngiye kuguha umugeni uyu mwana se si mwiza? Nakubonye ko nta kibazo. Nta kibazo ngamurebe nyine murebe si mwiza kagira amagambo muterete ku buryo none uramutwara gutyo gusa kamwa sheri ndagukunda. oya wisubiramo nyine umuterete nyine abibone. Sheri ndagukunda. Nawe urankunda? Murakoze cyane. Ko nawe urankunda? Yego. None se unkundiye iki ukuntu kundeba unkundiye iki? Okay, ndabona uri umugabo washobora gufata ishinga. Mbona none se numva tuzaba hehe? Byaterwa naho waba ufitiye ubushobozi. Turajya kuba i Kigali uzahemera? Nta kibazo se nakanga mu murwa ntabwo nahanga. Ariko njye na modoka afite ndi umukene nimuzamere ubukene bwanjye shimbije. Nta modoka ufite ariko ntekereza ko kubaho bidasobanuye imodoka. Ntaribi. none se gira ibibazo umubaza nyine ese urumva tuzabyara abana bangahe? 2. Ko nifura se nka 5 wenda. Babiri umapfuye se washigara undi Peter nawe kubyara abana azashobora yatwabarera kubera ko ndagushakira akazi tukafatanya kubarera abana 5 muri Kigali urumva wowe washobora kubarera utagira inzu utagira business yawe. Erega abana bakujere nabo bigwanaho. bakuze birwanaho nabo. Peter mutereta kwemere ku buryo 5 uzababyara. Yewe ndaba 5 nibo shaka rero ushaka 2 ko nje shaka 5 ntabwo 5 nababyara. None baye ngombwa ko wabyara? Ntabwo byaba ngombwa kubera ko ntabwo nabyara abana ntazashobora. None Imana baguhaye babigenje ute? Ntabwo nabyara kiretse mfite ubushobozi. Ubushobozi twabushaka ibintu birashaka. Peter twabushaka ubushobozi. Kubyara abana babisaba ibintu byinshi amata depense nyinshi. Rero kubyara abana utazashobora. Nisho kwanje wagira bahahira ibyo kurya n'ijo buto n'amata yari ibindi byakuvuna. Atari ibindi byamuvuna. N'amashuri nayishyura. Wafatanye nawe ugishoro ukagicuruza. Tugafatanya kubarera. Okay ndabyenda. None se Peter karame uyu mukobwa wamukundiye iki? Jewe namukunje uburyo beshe yanyakiye neza. Yakwakiye neza. Uyu mukobwa rero yarambwiye ngo aragukunda. Ndavuga ati rero reka nzabahuze hanyuma umubwire imvano yo ku mutima kandi aho nambwiye ngo nawe urashaka umugore gushaje nta kagore ufite. Uwo mugore umugore. Peter urambwira ngo ushaje nta mugore umugore ndamuzanye. Ako nyine kuba nashaje nta mugore ufite ariko ya nagushaje uracyari umusore. Mbonye uwo shaka. Uwo shaka si mwiza se mureba ariko mu maso. Nyine namubonye. Wamubonye wamuhana kabizu se? Nakamoya nyemere twabanye nari. Mwabana? Cyangwa uzakamuha mwabana? Cyangwa gukora igikwe nari. Cyangwa muri gukora igikwe? Nari. Cyangwa mbareke muhana kabizu. Urabishaka?
oya naribi nubwo dutangira naribi mutangire none se umukobwa nabyanga nabyanga kandi yabyemeye yabyemeye se urabizi neza ko yabyemeye yabyemeye ingo none se Peter ngagira amagambo umubwira nk'umuntu nk'ukuntu uzamwitaho nawe ari buze kukubwira uburyo yagukunze umubwire n'icyo wamukundiye uturuka hasi kugeza hejuru umubwire icyo wamukundiye siko wamukundiye iki namukundiye nk'umuntu amenya kwakira abashitsi neza ikihe namukundiye numva nanjye namubonye numva nanjye ku mutima mwikundiye mubwiye numva arabyakiriye mubwiye numva turahuje ubwo nyine nanjye namukunje yes ngamuha mike nawe mubaze siko meze ute maso y'inya uri maso y'inya unyihanganire ureba neza usa neza urakeye wahita nziza waje wasabye neza njye ubikubwiye bwa mbere wambaye neza pe yego 100%. nagira ngo muri aka kanya abantu badukurikiye umbwire imvano kugira ngo duhure na Peti nge uburyo byagenze n'uburyo wakunzemo Peti abantu babimenye. Okay, nakundaga kumubona cyane nyine nifuza kuzahura nawe. Yego. Murahuza ubu se umubonye niki cyagutunguye kuri we kuri Peti? Nabonye nyine uburyo agaragara ari nako ameze live. Ameze live. Urabona ko ari umusore mwiza ushinguye. Yego. Gishima Imana n'abantu. Noneho dusoza ikiganiro ngiye ntago njya ninda mu magambo menshi cyane kuko nkubita mbangura. Ni iki noneho ubu ngubu umubonyeho utarukekaga kuba wamubona kuri social media cyangwa kuki nyine ukintu ubonye ugatungurwa? Okay, nabonaga natekereza ko ubu ngubu ashobora kuba akuze cyane cyangwa se ariko ndabona akomeye ameze neza. Akomeye ameze neza. Ikindi nanone se urebye nka Peti ubu ngubu akeshi na keshi bajya bavuga ngo wenda ngo abantu bafite ubumuga bw'ubugufi bijya bibaho. Nyine nagira ngo ugire akantu ubwira abantu bafite ingengabitekerezo nk'iyo ngiyo, nta butumwa wabaha dusoza ikiganiro. Okay, ibintu byose ntekereza ko umuntu aba akwiriye kubiha igihe kandi ntabwo ari ngombwa kwita kuko abantu bumva ibintu. Ntago hari ikintu utahindura ubundi uracyakira. Kuko umuntu ari mugufi ntekereza ko ntabwo ari we mugufi wa mbere si nawe wa nyuma nta nubwo ari we wenyine. Ibyo rero ntabwo ntekereza ko byakabaye biba ikibazo, ariko ikibazo gishobora kuba kuri we ananiwe kubyakira cyangwa se akajya yumva ko ari ikibazo, ariko mu gihe atazumva ko ari ikibazo ntabwo kizaba ari ikibazo. Abakobwa nga bagenzi babona abasore nk'aba ngaba cyangwa bafite n'ubumuga kumva nyine atabyishima akaba ati gutya na gutya, ni ihe nama wabaha? Ntabwo wahindura uko umuntu yumva ibintu cyangwa abitekereza, ariko ntekereza ko umuntu ari nk'undi. Kugira ngo ubyakire uhita ubanza ugatekereza ubaye umubyaye, ukamubyara ari mugufi se wamujugunya? Ntabwo wamujugunya. Rero uba ugomba kumwakira cyane ko buriya ntekereza ko inenge ya nyayo ari umutima w'umuntu cyangwa se imico y'umuntu. Ushobora gusanga umuntu ari umuntu mwiza ugaragara neza uteye neza ariko ugasanga mu mutwe nta kintu kirimo. Yes, murabyumva abadukurikiye. Noneho abafana banjye ba Bintu TV show nkuko wabibonye warabinsabye kenshi na kenshi navuga ati mugomba guhura mwahuye. Noneho nagira ngo mu magambo makenya wibwira abafana naho ibintu bya cyangwa platform n'inzozi zawe cyangwa mu rugendo rwawe cyangwa system yawe ubakamo ibintu hugiyemo muri iyi minsi kugira ngo nibura uwanagukunda wese abe yasura imbuga zawe cyangwa platform zawe. Okay, murakoze cyane. Nk'uko wabivuze nitwa Cyurinyana Nadine. Nadine. Yego, nkaba nkomoka Nyagatare, nkaba urumva i Musanze. Ndi umuntu ukora cyane, wifuza kugira hagera, ariko kuva nyiri mutoya nahoze nifuza kuba namenyekana, kuba nakina filimi narabikundaga cyane. Ndetse nari mfite n'abantu mfatiraho icyitegererezo, urugero Asia, Fabiola, yego nifuzaga guhura nabo cyane. Ariko ntabwo ntekereza ko byari byarangira, birashoboka ko tuzahura cyangwa se tugakinana. Yego. Wigeze kuba wabigeragezaho kuba wahura nabo?
ntago nigeze mpura nabo yego kubera ko urumva ntago aba ari ibintu byoroshye kuba wahura n'umuntu nk'uriya habaye hatari event yabaye kugira ngo ukure nabo yego biragoye. ugiriwe amahirwe yo guhura umwe muri abo ngabo uvuze, yego urebye uko wahasurinze cyangwa umeze, urumva ari nk'iyihe nama yakugira cyangwa inama nyine ni iki wamusaba kuba yakugiramo inama? urakoze. ntago nakifuza ko gusa namubaza ukuntu yabiciyemo kubera ko abantu benshi bareba movie baba babona ari ibyanyabyo, gusa nakifuza ko dukina na filime. ukina na filime mu rugendo rwa filimi cyangwa muri izi mboga ko nzi bacamo intege ibintu ubyifata mute muri rusange? urumva ni bwa mbere nicaye kuri kamera ntabwo natekereza ko nshobora kuyicaraho kandi urumva ibintu ngenda umuntu icyo navuze ntabwo nkunda kugihindura. So rero ntabwo nibaza ukuntu umuntu ashobora kuza akambwira ngo bino bintu bireke atantunze kandi njye narahoze mbishaka kubigeraho. intego yawe muri uru rugendo ni iyihe? ni ukukora cyane, urumva uko bigenda kose ntabwo ari ahangaha nahoze, hari aho natangiriye hari n'aho ngeze. nifuza rero kuba nakora cyane nkaba urugero ku bandi bantu. murabyumva Nadine ati ni umukobwa mwiza cyane uri kuzamuka neza ku mbuga zawe cyangwa n'ahandi hose ukina filime abikunze kandi biri ku mutima. Then uwagukunze cyangwa uwagushaka yakubona ute? keretse nkoresha TikTok yanditseho Cyurinyana na Instagram naho handitseho Cyurinyana. yego ariko ntekereza ko n'umuntu wanshaka wenda ashaka ko duhura yabigucishaho kubera ko mbi naho Musanze. hano Musanze. murabyumva neza. Peter baguhe mike nawe mubaza akantu kamwe ku bantu baguca intege kutazabona umugore kandi wamubonye urababwira iki? abantu baca intege rero ngo ntago zabona umugore ngiki kandi wamubonye. abantu baduca intege abo ngabo ndumva shinje ukuntu nabivuga ariko ntabwo baba bagakwiriye guca umuntu intege. ntabwo aba ari byiza, ahubwo bagakwiriye ahubwo wenda kumwira akavuga ati namara kugira ngo ugende gutya reka tukuzamure ure n'abandi sibyo. nawe guca umuntu intege ntabwo ari byiza. buriya Peter buriya abantu baragukunda, uzi ko bagukunda? kunkunda bwo barankunda. wari uzi ko abantu bagukunda? oya nijye niyo mpamvu nshaka kuba ati wari uzi ko abantu bagukunda? nyine ndabizi ariko baragukunda ntacyo baguha. ntacyo nzi ko utari kubabwira, baraza bakagushyikaho bakagenda. ubu nicyo gihe cyo kuvuga ukabibabwira. nimba warankunze urumva nta kibazo, reka dusoze. nimba warankunze urumva turashyiraho namba yawe siko babwire nyine. rwose ibi ngibi ntabwo byaba ari ngombwa kuko ibyo twakoze birahagije. kuko ibi ngibi mpora mbivuga buri munsi ntagire icyo bakora. ntacyo bakora umuntu ahora rero ahora mu ijambo rimwe ntabwo ari byiza. ntabwo aba ari byiza. ngaha dusezera abafana dusoze. mwakoze cyane turabakunda cyane.